ubwo buzima turabukurana, tuza mu rusengero dukuze. Urugero naba hano uruhe, abanyafurika turabesha, mubabazi ko tubizenanyeho, turabesha. Byibuze abazungu bo n'abadakijijwe biga kuvugisha ukuri. Buye buko umupagani w'umuzungu arusha ubukiranutsi abashumba b'abanyafurika, kubera bo nigeze kujya mu gihugu kimwe, hanyuma umuntu ajya kurangura pome. Agiye kurangura pome, boss aramubwira ngo nta mwanya mfite, nari umushitsi wo munsi, aravuga ngo nta mwanya mfite, bagenda mu murima urangije ufate, harimo umunzane urabusanga ku giti, wipimire hanyuma ungaruke wishure. Aravuga ntiwohereje umunyafurika, izo yatwara mu nda nizo yakuzanira gupimisha zaba zingana. Hari ibihugu nabonye bajyama badakinze, badafite na giriyaje ku madirisha, kuko biriya bisobanuye umutekano muke. Uvuga ati simbyizeye, reka mpfe gushiraho giriyaje. Ibintu byose baraza ku muhanda, kuko iwabo nta wiba, ntibabesha, bavugisha ukuri. Ariko uzibesha ushire telefone nziza hafi yawe mu rusengero urebe, na Bibiliya baraziba, ariko ntabwo ari hano, ni muri Maroc. Kubera iki? Ntabwo turi abakiranutsi. Umuntu akubwira A akubwiye B, iyo akweretse hano aba yaguhisha. Iyo akubwiye ngo tuzareba abashizemwo kode uzaburana kugeza no ku mwuzukuru. Niko abanyafurika tumeze. Biragoye kubona umunyafurika w'umukiranutsi. Ikibabaje, abantu bo hanze bo ntaco bitwaye. Ndavuga mu itorero. Itorero ryakagombye kuba ari intangarugero isi yigiraho. Ariko akenshi tujya no gucisha imanza kuba hanze twananiwe kumvikana. Mu rusengero ireba nk'abashumba babiri bagiye kuburana kuri polisi, bakajya gusaba umupolisi kubakiranura, bananiwe kumvikana. Abashumba babiri bananiwe gukwigwa ku ntebe. Nyene dukwiye kwiga gukiranuka. None nagira ngo turebe ni iki, ni gute ibintu bitari muri kamere yacu twabihabwa bigahinduka ubuzima bwacu bwa buri munsi. Birashoboka tubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Nababwiye ko Imana ire mu muntu ari mu mugambi wayo, ikamurema ari umukiranutsi, ikamwohereza mu isi. Ariko aho yavukiye n'uburere yahawe, naho yize nuko yabayeho, bisa nkaho binyuranije n'umugambi w'Imana. Akabaho ubuzima bwo gukiranirwa atari cyo Imana yamuremeye. Ariko iyo umuntu agize umugisha akakira Kristo nk'umwami n'umukiza, aba yongeye guhura n'uw'Imana yatekereza kera mu bitekerezo byayo. Ashobora kwiga gukiranuka bigashoboka. Ariko hano nakwisegura, abantu benshi ntibakiriye idini, ntibakira Kristo Yesu. Noneho iyo wakiriye itorero cyangwa idini, ushobora guhinduka umunyedini mwiza, ariko ntabwo wavamwo umwana w'Imana. Guhinduka kuba umwana w'Imana bisaba gupfana na Yesu no kuzukana nawe, hanyuma ugatangira kubaho ukabaho ubundi buzima bwo gukiranuka, nubwo kera wabaho ukiranirwa. Reka mbabwize ukuri, nta muntu n'umwe azabona impamvu yo gukiranirwa, habe n'umwe. Kuko ibidutsinda abandi babinyuzemwo, bemye barakiranuka, abo bitwa intwari mu bwami bw'Imana. Nta muntu azavuga ngo mana politike ngo iravunana, ngo niyo mpamvu nakiraniwe. Hazahita hahaguruka umunyapolitike mwiza yitwa Daniel, avuga ati ngewe nayoboye ibihugu 127, ndi uwa gatatu mu gihugu, niyiriza ubusa kugeza ubwo nsenze Abisirayeli bakava mu bunyage. Nta muntu azavuga ngo mana ngo urareba ngo kuba umukobwa mwiza i Kigali, kandi baranakubeshe, siwe wa mbere i Kigali, ngo niyo mpamvu nakiraniwe. Hazahita hahaguruka Miss Esther, avuga ati ngewe nari umukobwa mwiza mu bihugu 127, ndi uwa mbere, ariko nari nuzuye umwuka wera. Hashize iminsi 3 muri Isirayeli bizihije umunsi mukuru wa Esther na Moridekayi, ukuntu barinze abayuda genocide. Mu minsi 3 ushize niho bizihiza uwo munsi mukuru. Nta muntu azavuga ngo mana kuba umusore mwiza. Hazahaguruka Yosefu avuga ati ngewe icyaha nari bukore nari ngifitemo inyungu, ariko narakiranutse.
nta muntu azavuga ngo mani imisoro ya Rwanda Revenue ngo niyo mpamvu nakiraniwe. Itorero ry'Ifilipi ryatangiriye mu nzu y'umucuruzikazi w'umukiranutsi acuruza imyenda y'abami. Nta muntu azavuga ngo mana ngo urareba ngo kuba umushumba ngo abantu baramvunye niyo mpamvu nakiraniwe. Simeyoni yabayeho hashize imyaka 400 Imana yarese Isirayeli, nta jwi ry'Imana, ijambo ry'Imana ryarabaye ingume, ariko yari umukiranutsi ayoborwa n'umwuka, ategereje amasezerano, agifite ishimwe mu mutima we kugeza umunsi yakikiye Mesiya. Aravuga ngo noneho usezere umugaragu wawe amahoro. Nta muntu azavuga ngo mana gupfakara niyo mpamvu nakiraniwe. Ana muri Luka 2 yabanye n'umugabo imyaka 7, amara imyaka 84 ari umupfakazi. Bibiliya avuga ngo yari umukiranutsi w'umuhanuzi, yabagaho yiyiriza ngo asenga, kandi icyo yasengera ngo kwagura ngo Isirayeli yose ibone ihumure, ntiyibuke imibabaro ye, akazirikana Isirayeli yose. Yari afite umutima wagutse. Nta muntu azabona impamvu yo gukiranirwa. Ibyo ukiranirwamo hari abandi babikiranutsemo babinyuramwo bemye n'abana b'Imana. Umusirikare mu Burundi yigeze kumpa ubuhamya kera nagiye kubwiriza i Burundi, yitwa Claude. Uwo musirikare yagiye mu gisirikare ari muto mu gihe cy'intambara z'i Burundi. Hanyuma agiye mu gisirikare arakizwa. Yari muri batayo nziza irimo abakristo benshi. Imbere yuko bajya mu migwano bagwana n'inyeshamba bakabanza kwiriza nk'iminsi 3. Imana ikababwira uko izabatsindira n'ibindi byinshi. Noneho bakagira ngo batayo yabizi kugwana cyane, kumbe nuko babanza kuvugana n'Imana mbere. Rimwe bajya kugwana ahantu n'abacengezi. Byari bimeze nabi, cyari gihe cy'intambara kimeze nabi. Uwo Claude baza kumenya ahantu hari umucengezi mukuru mu nzu iwabo, yari yaje gusura iwabo aho avuka, abasirikare bamugotera muri iyo nzu. Abasirikare kuko bazi ko muri iyo nzu hariyo umukecuru, hariyo n'abana, ariko hariyo n'uwo mucengezi, baravuga cyane, baravuga ngo tuguhaye amahirwe, sohoka mu nzu, niba bitari ibyo urapfana n'umuryango wose, turagutwikana n'umuryango. Hanyuma uwo mucengezi arasohoka, yari afite inkota ndende. Uwo Claude yari ahagaze ku muryango, aravuga ati byose ndabizi sho bari bunkoze ndakizi, ariko ndabanza kwigwanaho. Uwo mucengezi arasohoka ahita atera icuma uwo Claude, akugira ngo kinjire mu mubiri, kinyura mu mwenda wa gisirikare, kinyura ku ruhande. Baramufata baramuhambira, bamujyana aho bagombaga kumujyana. Murumva nyene bamukoreye utuntu twa gisirikare. Hanyuma nijoro nko mu masaa 9 y'ijoro, wa musirikare Claude yari umukristo yuzura umwuka wera, abana n'Imana, avyuka gukora izamu. Asanga wa muntu asigaranya kuka katari kenshi, ari ahantu bamushize, hasigaranya kuka gake cyane. Aravuga ati uyu muntu ngenda umukristo agiye gupfa arimbutse, nta kintu nakora byibuze nkamwakiriza Yesu umwami n'umukiza. Ahita aramubohora, aramubwira, amuzanira utwo kujya, aramufasha muri ka kuka gake asigaranye. Ahita aramubwira ngo ushobora kundeba. Aramureba, aramubwira turanza, aravuga ati ntabwo nkuzi, uribuka umuntu wateye icuma ya masaha? Aravuga ati ni ngewe, nkubohoye ngukoreye ibi kuko ndi umukristo, nagira ngo nguha amahirwe mu minota mike usigaranye, wakire Yesu umwami n'umukiza, watura ibyaha byawe, byibuze ujye mu bwami bw'Imana. Arangije ahita aratura. Iyo umuntu ageze mu minota ya nyuma ntandi mahitamo aba afite, aratura amarayo. Arangije amurambikaho ibiganza, amwakiriza Yesu umwami n'umukiza. Arangije kumwakiriza Yesu umwami n'umukiza, buba burakeye. Umva Claude yahise abwira abandi basirikare, avuga ati ntimubyuke, ndumva ameze neza, nta bitotsi mfite, akazi kose ndagakora nta kibazo. Ariko yari kukiraka birumvikana. Mu gitondo ntibakangutse, basanga wa mugabo ubuzima bwagarutse, ntiyapfuye. Baravuga ati uyu iki gipinga shakoze ibi bintu niki? Baravuga ati ni Claude wa murokore yatunaniye. Baramubwira tugomba gupfana n'uyu muntu uko biri kose.
bahamagara umukoroneri yatwaraga abo basirikare, bamubwira amakosa Claude yakoze. Bamubwira ati sawa ugomba gupfana nawe. Bamubwira ati ndagusaba mo koroneri, ndagusaba byibuze umpe kuvuga ijambo rya nyuma. Aravuga ati najyaga mbona mwarize, igihugu cyarabizeye kibaha amapeti, nkagira ngo muzi ubwenge kumbe muri bicucu. Baravuga ati ye umva umusirikare muto yabwiye koroneri gutyo ntibibaho. Aravuga ati uyu muntu mugiye kwicira hano niwe wazi intwaro zose aho zitabye, niwe wazi abacengeza aho bari, none mugiye kumwicira hano nta n'ikintu atubwiye. Ubu se mumfashije igihugu ni iki mukoze? Koroneri avuga ngo uzi ko ari byo. Bahise bahamagara muri leta majoro, bazana indege baramupakira baramujyana. Nagira ngo mbabwire ko uwo muntu yari agiye gupfa urwo rupfu, ubu ni umushumba w'itorero. Yakiriye Kristo umwami n'umukiza, akorera Imana, kuko Claude yakiranutse mu gihe kitari cyo gukiranuka. Iyo yari inshuro ya mbere. Inshuro ya kabiri bagiye kugwana ahantu ku mupaka wa Tanzania, na ahantu habereye intambara kuko byari bitoroshe. Hanyuma bariho baragwana, hari ahantu banyuranye igihumeka cyose kigahura n'ikibazo. Niho ndababwira ko ibidutsinda hari abandi babitsinze, babinyuramwo bemye, kandi bashobora kwera imbuto mu gihe kitari cyo kwera imbuto, gukiranuka mu gihe kidashoboka ariko ugakiranuka. Bagiye hari ahantu bagwaniye, abacengezi bari hakurya, abasirikare ba leta bari hano, bararasana. Mu gihuru kirimo hagati aho harimo umugabo uryamanye n'abana n'umudamu muri icyo gihuru. Bararasana, umugabo urusaku rw'amasasu rubaye rwinshi, ava mu gihuru ariruka, ahura n'amasasu bihuriramo. Mu gihuru hasigarayo umudamu n'abana. Abasirikare barimo kugenda bareba uko urugamba rwagenze, bahita bagwa ku bana n'umudamu bahahamutse. Ubwo abasirikare b'abapagani bahita badesida kubica. Claude aravuga ati nimubica nzabivuga, ntibibaho, aba bana ntaco bazira. Noneho abasirikare bavuga ati okay, uzamenye uko ubigenza. Claude ahita afata akana k'agahinja k'amezi 6 agashira mu mugongo, aragaheka n'imbunda, afata kandi agafata mu ntoki. Hanyuma abasirikare bahita baramuta, asigara wenyine, kandi hari mu bacengezi bimeze nabi. Arakazamukana imisozi, arakazamukana, utwo twana tuzamukana, atugeza harara, adushira ku kamatera ke. Arangije adushakira igikoma, utwo twana turabaho. Wa mudamu nawe mama wabo bamujyana mu yindi nkambi hirya. Nyuma y'amezi 6 Claude afite uruhinja mu ntambara. Uruhinja rwarakuze rumeze neza. Arabaririza, amenya aho wa mudamu ari mu nkambi, ahita asubirayo. Amuga ati madamu bimeze bitaravuga ati abana banjye bose barapfuye, n'umugabo wanjye nawe yarapfuye. Baramuganira, aramwumva, amusigaho. Buke yaragaruka. Amuga ati ariko byibuze nta gakuru wawe uramenye ko abana baravuga ati nta gakuru abana banjye barapfuye. Amuga ati nifuza kumperekeza nkakujyana mu yindi nkambi ahandi hantu, hanyuma nzakubwira ibindi tugezeyo. Arangije ahita muhuza n'abana be, amusubiza abana be, afata udufaranga tw'umushahara tw'umusirikare muto aramuhingishiriza. Ubuhamya babuduhaye, Claude yakoze ubukwe, uwo mudamu yazanye n'abana be, bamutahiye ubukwe. Nubwo dukiranirwa, hari abandi bakiranuka mu gihe kidashoboka. Agakuru ka nyuma nshaka kubabwira kubwo gukiranuka. Hari umumama, yarashatse ntiyabyara, yari adakijijwe n'umugabo adakijijwe. Bagiye kwa muganga basanga umudamu ari ufite ikibazo. Umugabo akajya ajya gusambana hanze, bigeze haravuga ngo ariko mada, ubundi ko njya gusambana isho nshaka n'abana, ubundi nazanye umugore wa kabiri kuzi ko ari we utabyara. Ariko hagati aho umudamu yakiriye Yesu umwami n'umukiza. Noneho bigeze aho umugabo aramubwira tumva rero nafashe icyemezo, inzu ni yanjye, ngiye kuzana umugore wa kabiri, hanyuma urahitamo ibintu bibiri, usubira iwanyu cyangwa nabwo wimuka uve hano ujye mu cyumba cy'abashitsi. Kandi ndahita nirukana, niwufata icyo cyemezo ndahita nirukana umukozi, ubwo uzahinduka umukozi wacu.
umudamu yari umukristo yuzuye umwuka wera, yize gukiranuka ku gato na kanini. Ahita aragenda arasasa mu cyumba cy'abashitsi, arapfukama, aravuga, Yesu ndagushimiye ko ngiriye icyizere ugahitamo ko ngeragezwa n'iki kigeragezo. Aramubwira ngo ndakwizeza ko nzaba uwo kwizerwa, nta muntu n'umwe azabimenya, kuzageza igihe uzambwira impamvu mbuze uburenganzira bwanjye atari njye wibujije kubyara. Umudamu nimugoroba agiye kubona abona umugabo atahanye n'akana k'agakobwa kakiri gato, bahita binjira mu cyumba. Mu gitondo arabyuka, arakoropa, arangije ateka icyayi, ategura ku meza, aragenda arabakomangira, avuga ngo mubyuke mujye muri dushe nashizemo amazi. Ndahira ko abaye wowe utayabamenaho. Kuyashusha byo wayashusha ndabizi, ariko wayashusha, ariko icyo yakora ni wowe ukizi. Ibyo yarabikoze ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu. Mu kwezi kwa 9 wa mudamu wa kabiri ubwo yarasabye nyine akihagera, amuherekeza kubyara nk'awagira ngo ni muri umunawe, amukorera byose bakorera ababyeyi. Nyuma y'amezi 3 umudamu yarabyaye. Imana ibwira umudamu ngo nkurikije kwihangana kwawe, nkurikije uko witwaye mu kigeragezo, uyu munsi ndagutabara. Ariko reka mbabaze, nk'ubu nkatwe yadutabara ihereye kuki? Kuvuga neza, ko wihangana, gukorera Imana. Hari ibintu Imana ishingiraho iyo ijya gutabara. Hari ibintu Imana ivuga ukabona nta nzira. Umudamu uheruka kubyara ugezweho, Imana iragutabara. Ariko wa mudamu nimugoroba yagwanye n'umugabo mu cyumba hafi kwicana. Umugabo aramubwira ngo mva wandayaho, umudamu wanjye aba mu cyumba cy'abashitsi, we naragutoraguye, uwo twakoranye isezerano mu cyumba cy'abashitsi. Ahita aramwirukana, ahita ajya imbere y'abo mudamu warapfukama, aravuga ngo madamu narakwishe wanga gupfa, ibyo nagukoreye ntibibaho, birashoboka ko wambabarira? Ambwira ati nakubabariye umunsi mva mu cyumba cyanjye, uriya munsi narakubabariye, niyo mpamvu ubona nakoropa nishima nkabashira amazi muri dushe, nuko nakubabariye. Arangije kwihana, ahita afata telefone ahamagara umuryango we wose n'uwabo wa madamu, bateraniriwe nimugoroba, apfukama imbere yabo ararira. Umva ngo abagabo Mariya atemba ajya mu ndi, wafashwe n'umwuka wera ajya hanze ararira, asaba imbabazi, avuga ibibi byose yakoreye umudamu we. Abiwabo w'umudamu barasakuza, babaza umukobwa wabo impamvu yabicecetse, nta muntu yigeze abimenya. Aravuga ati nabibabwira ngo mumarire iki, cyari ikigeragezo cyane. Nyuma yaho barataha nyine nta kindi. Umugabo aramubwira ati sinatinyuka kukubwira ngo ugaruke mu cyumba, sinakora iryo kosa, gusa icyiza nuko wambabari imbere y'umuryango nkaba nababari, hanyuma Imana yawe ni mubishaka muzagaruka mu cyumba n'Imana yawe. Icyakurikiyeho ni iki? Umudamu yagiye mu cyumba cy'abashitsi arapfukama, arabwira Yesu ngo ndagushimiye ko mpaye kurangiza ikigerageza amahoro, ntagukojeje isoni ngikiranuka. Aravuga ati ariko nubwo ndangije ikigeragezo nta cyizere mfite ko atazazana undi, kuko n'ubu sinabyaye, icyo nazize ni ukutabyara. Imana yamubwira ngo genda ujye mu cyumba nabirangije. Ijoro rya mbere babonanye ahise asama inda. Ubu buhamya mbabwiye yabutubwiye akikiye umwana yaje kumusengeshereza kwiga burogera. Ni ukuri, usibye ko kamere yakunaniye, hanyuma rimwe na rimwe hari igihe tuyirata ngo twebwe ngo abanyakaramakazi ni uko tumeze, abega akazi turarakara cyane. Ntabwo ariko abana b'Imana bamera. Iyo umuntu ahindutse abicaremwe, ibya kera biba bishize. Ibyo dukiranirwamo hari abandi bantu babikiranutsemo bemye bahagaze neza mu bwami bw'Imana. Dukwiye kwiga gukiranuka. Bibiliya iravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, ko Imana yakweretse icyiza icyo ari cyo, ibyo gusaba ni ibi bikurikira. Icya mbere ni ugukora ibyo gukiranuka, icya kabiri ni ugukunda kubabarira, icya gatatu ni ukugendana n'Imana, icya kane ni ukwicisha bugufi. Nibyo bintu Imana idusaba. Hagati aho ngiye kubabwira akantu ntimuzakavuga, ariko nubwo utaba umukiranutsi byibuze uzaba inyangamugayo. Hari ibintu umuntu w'imfura atakora. Ubu uri ubukirisitu ubure n'ubufura basi.
icyo Imana idushakaho icya mbere ni ugukora ibyo gukiranuka. Ukwiye kwiga gukiranuka ku mafaranga uhembwa. Imana igusaba 1/10 gusa, 1/10. ukajya yose na 1/10. Ukwiye gukiranuka. Hari igihe umuntu yambara bage ya mariage ukagira ngo ni umugabo, kumba afite abagore nka 4. Isezerano waragishe, ntabwo ukiri umukiranutsi ku isezerano ryawe. Urugo rwawe mbese urugo rwavuyeho ntirukihari kuko nturi umukiranutsi. Hari igihe abakristo bakora ibyaha bikomeye akaba hataza ahantu azabyaturira agahitamwo kubibana mu rusengero. Byaragushikiye uca inyuma y'umugore wawe cyangwa se inyuma y'umugabo wawe, wabuze umuntu byaturira. Kandi nubivuga urabizi ko wenda bishobora kukugiraho ingaruka n'icyo bitaga urugo kikavaho. Hanyuma ugahitamwo kubibana mu rusengero, ukabiririmbana, ukabisengana, ukabijyana igaburo ryera. Ibyo bintu bizana umuvumo. Ukwiye gushaka ukuntu wakira. Mbafitiye inkuru nziza. Yesu aracababarira. Amaraso Yesu abereho gukuraho ibyaha byaba ari mu isi. Abantu barakiranirwa, dukwiye kwiga gukiranuka. Niba Imana yakugize nyakubahwa, ni ukugira ngo wubahishe abandi. Ukwiye kwiga gukiranuka ku biryo byawe. Jewe ntabwo ndumva ukuntu umukristo agura umufuka w'umuceri akawujya wose akawurangiza, nta sahana haye umukene, ukiyongeza umufuka wa kabiri. Imifuka 100 wariye ni 0, isahani wahaye umukene uzayisanga mu bwami bw'Imana. Ntabwo mbyumva. Ntabwo numva ukuntu umukristo yambara imyenda 50 mu kabati kandi hari umuntu muzi usengana nawe utagira umwenda wo kwambara. Ntabwo uri umukiranutsi. Twe mu rusengero twakira abantu bashima Imana buri cyumweru. Ndashima Imana ko narongowe, nazamutse mu ntera, sinkigendesha amaguru. Byiza cyane. Ariko imodoka yawe Imana ifitemo inyungu. Ukiranuka ku modoka yawe. Hari ubwo tunyura ku bantu babuze uko bajya ku kazi kucapa mu gitondo, twazamuye ibirahuri twumva radio twenyene, nawe ngo wazamutse mu ntera. Nta ntera y'Imana iri. Nta nyungu y'Imana iri mu modoka yawe. Ntabwo wize kuba umukiranutsi. Ukwiye kwiga gukiranuka no ku mwanya. Ni gute umuntu areba filime ya Seburikoko amasaha 3 adashobora gusenga isaha yose? Ni gute umuntu areba umupira iminota 90 adashobora gusenga byibuze iminota 30? Ntabwo uri umukiranutsi. Dukwiye kwiga gukiranuka ku gato no ku kanini. Igihe nakora ubukwe nararize muzi ikintu cyandijije. Numvaga bindenze ukuntu nkoze ubukwe nkiri umusore ntarahemukira Yesu. Nakirirwa mfite imyaka 10 kugeza ku myaka nakoreyeho ubukwe nari nkiri umuntu w'Imana. Akenshi dusezeranya ubukwe bwanduye. Kandi nigeze kumva kanoni hano yavuze ikintu ntashobora kuzibagira. Yaravuze ngo nutwagwa n'umuhungu wa Satani, so ubukwe naza kugusura ntuzinube. Ni kanoni yabivuze. Ukwiye kuba umukiranutsi no mu busore bwawe no mu bukobwa bwawe, ukazakora ubukwe bwera. Uri umukiranutsi. Kuko hari igihe bakurambikaho ibiganza byera warashizemo akadodo k'umukara. Kandi kuko uba utangiye umuryango mushasha, ubwo ubutangiriye ku muvumo uzagira no ku bisekuru byinshi. Dukwiye kwiga kuba abakiranutsi. Gukiranuka birashoboka. Nta nubwo ari imibare. Gukiranuka ntimubyumve nk'ibintu bikomeye bidashoboka. No, ni imibare yoroshe. Uwiteka mucamanza yambonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita umukiranutsi. Nukwibuka ko muri kamere yacu barimo gukiranirwa, ugasaba amaraso ya Yesu yagushoboza guhinduka umukiranutsi. Nabwo bikomeye. Nitwe twabigize intambara. Igihe cyose wibutse kuri umunyabyaha ugaca bugufi, Imana yiteguye kukubabarira no kukweza no kukubohora, hanyuma ukaba umukiranutsi kubw'amaraso ya Kristo Yesu. Turabatsinzi no kurushaho tubiheshejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Haleluya. Imana ishaka ko twiga gukiranuka ku gato no ku kanini. Genda bizi ko ubu twese hano tuzahagarara imbere y'intebe y'urubanza. Twese nta numwe atazahanyura. Kandi Yesu yasize adukopeje urubanza tuzabazwa. Ariko abenshi ruzabatsinda. Uzi uko ruvuga? Nari nshonje, nari umushitsi, nari nambaye ubusa, nari mfunzwe, nari ngwaye. Hanyuma ubwo nibwo rubanza yasize arudukopeje. Ariko abenshi ruzabatsinda. Dufite abakristo bangahe ateka ibiryo akabijyana kwa muganga nta muntu we agwariyeyo?
dufite abakristo bangahe ateka ibijya akabijyana kuri gereza nta muntu we afungiyeyo? Dufite abakristo bangahe bibuka ko dukwiye no kwakira abashitsi neza? Ubushize hari ikintu twakoze caranyumije, igihe bagenzi bacu b'i Burundi bagira ibyago bagahungira mu Rwanda ari benshi, amazu yose yahise azamura ibiciro. Ko niko twabakiriye, kandi hari igihe twamaze imyaka 30 turi impunzi, ariko bene wacu bagize ibyago amazu yose yahise azamuka. Ubwo ntabwo ari ubukiranutsi. Ukodesha ni byiza, ariko ku giciro mu by'ukuri cyari gisanzwe. Ntuprofite ibyago by'abandi kugira ngo, ntabwo ari ubukiranutsi. Hari abandi barenze urwego rwo gufasha umuntu umwe, ashobora gufata amafaranga akajyana muri minisante, akavuga ngo ba bantu bafungirwa mu bitaro babuze ubwishu, ba bantu bagira ibigwara bituma bajya mu mahanga, muzabadufashiriza. Ntategereje kamera, ntategereje abanyamakuru bazamukomera mu mashi, akaba abikije mu bwami bw'Imana. Ubu ngubu tugeze mu kwa kane. Ngewe mu buzima busanzwe nkora itangazamakuru, iyo bigeze mu kwa kane bahita baduhamagara, amatorero nibo mvuga, muze tugiye gufasha imfubyi, batwaye iki? Kawunga n'amasabune n'ibishimbo. Ariko reka mbabaza, kawunga twabasigiye mu kwa kane, niyo bakijya kugera mu kwa kane hagati aho kuki ntawe usubirayo? Mutekereza ko imfubyi zikenera ari kawunga? Kawunga yakagombye kuza yiyongera ku bindi byinshi imfubyi zikeneye. Niba ari ikintu kibabaza imfubyi, ni ukuva ku ishuri watsinze ntawe ukubaza birete, ni ugushaka gushingirwa udafite uzakuvugira ijambo, ni ugukora amakosa udafite uguhana. Dufite abantu benshi birirwa bamanitse amaboko mu rusengero basaba Imana umugisha, ariko umugisha ntusengerwa, umugisha urakorerwa. Iyo ukoreye urihuta, ariko iyo usengeye utinda kuza. Rero amatorero yatwigishije gusengera umugisha, ariko ntibatwigishije gukorera umugisha. Ntekereza ko ababyeyi bagiye bajya mu mazu y'imfubyi bakavuga ngo nubwo mwamaririje muhumure turahari tuzababera ababyeyi, waba waruhuye kuruta kubaha kawunga. Ariko nababwiye ko icyo tuba dushaka biba ari amafoto. Dukwiye kwiga gukorera Imana, tukaba abakiranutsi ku gato no ku kanini. Hanyuma indi mbuto ni imbuto yitwa kugwa neza. Bibiliya iravuga ngo gukiranuka bishira ishanga hejuru, ariko iyo abantu babaye bakiranirwa abantu bashobora kurimbuka. Ibaze nk'umujyi wa Kigali ufite abakiranutsi bangana nko kumungana, mbega imiryango yazaba myiza. Ukigisha abana gukiranuka kuva bari mu nda bakambakamba. Abisirayeli ukuntu barera abana babo bigiye byaramfashije. Iyo umudamu w'umwisirayeli atwite, umugabo afata umwanya cyane cyane ku isabato agasoma ibitabo 5 bya Mose avuga cyane. Narababajije kubera iki mubigenza gutyo? Baravuga ngo umwana iyo ari mu nda aba yumva kuruta igihe ari hanze. Hanyuma byibuze umwana w'umwisirayeli atangira gardienne azi ibitabo 5 bya Mose ku mutwe. Niyo mpamvu utapfa kumuhindura, n'abantu bakomera ku muco wabo bakiyuta. None twebwe tubareresha filime, tubareresha izisobanuye, tujya gushaka umugati n'ubuzima busanzwe ntituzi zirebwa iwacu. Ntekereza ko mu myaka iri imbere tuzagira abantu biturikirizaho ibisasu, kuko iyo umuntu akina filime, cyambere nta filime itagira montage. Hanyuma icya kabiri, iyo umuntu ajya kwandika filime aba inspire nk'uko umuntu ategura ijambo ry'Imana. Umwuka uri inyuma y'uwakinye filime niwe uzafata uyireba. Niyo mpamvu mbese ibyo bintu byose bihinduka uburozi mu mitwe yacu. Hanyuma imbuto ya kabiri ni imbuto yitwa kugwa neza. Ubugwa neza musobanure gute? Sinabona amagambo mbivugamo, ariko Imana ishaka ko duhinduka abagwa neza. Ibi nibyo bisimbura umujinya n'amahane. Nubwo wavuka mu muryango w'abantu bagira umujinya ku kigero kiri hejuru, Imana ishobora kuguhindura umugwa neza. Ijambo ry'Imana ni inyundo riraducura tukaba abo tugomba kuba bo muri Kristo Yesu. Reka nkumvugize ukuri, nutashira umwete kuguhinduka bishobora kuzakubuza ubugingo buhoraho. Mose avuka mu muryango wo kwa Lewi. Lewi yari umuntu urakara ku kigero kitabaho. Bigeze gufata mushiki wabo ku ngufu. Lewi n'abagenzi bahita bafata agasozi kose barakica, batema n'ibitsi by'inka.
se arebye uko gukiranirwa biramubabaza cyane, ahita arabavuma. Noneho Mose yaje kuvuka mu muryango wo kwa Lewi. Avutse mu muryango wo kwa Lewi, muribuka ko yasanze umunyegiputa agwana n'umwisirayeli, agahita yica umunyegiputa, agahita anamutaba. Tekeza umujinya utuma umuntu yica umuntu agahita anamutaba ako kanya. Imana isanga uwo muntu n'umugambi mufiteho bidahuye, ihita imujyana mu butayu, imucura imyaka 40, ajya kuzana Abisirayeli. Reka mbabwize ukuri, iyo ajya kuyobora Abisirayeli agifite umujinya nk'uwo yari afite kera, yari kubamarisha imigeri, ntabwo ari kuzabagezayo. Ifata imyaka 40 iramucura, iramubwira ati noneho manuka, aho ngejeje ndabona ari sawa, manuka ujye kubazana. Muribuka agiye kuri Sinayi, abantu bahise basenga igishushanyo. Mose amanukanye amategeko avuye mu bwiza bw'Imana, asanze abantu basenze ikimasa, ngo ahita arayafata yakubita hasi arashwanyuka kubera umujinya wo kwa Lewi. Imana birayibabaza ivuga ati Mose, ibintu ukoze ariko kiva hano. Ubu rero utinze kuva hano usanga abana bashiririje. Yewe we, utinze kuva hano fiyansa kubwire nabi, uhita umwereka uri we. Ubu utinze kuva hano, uwo mwavuganye ko ari bukwishura atinde kuyaguha urebe. Twari mu bwiza bw'Imana, turimo gusenga 40. Reka mbabwize ukuri, agakiza ntabwo kabera hano mu rusengero. Uwagusanga ku isoko aho ucururiza, ku ishuri aho wiga, wasuye fiyanse, bakubwiye nabi, nibwo twamenye uri we. Mwese muzi igikoma? Igikoma murakizi? Abantu bagira ubwitonzi nk'ubw'igikoma. Bese ari mu rusengero ukabona ari umutagatifu, mbese iyo tugeze mu rusengero duhita tumera nk'imodoka igeze imbere ya polisi, ihita ihinduka intagatifu kugira ngo ntiyahoze ivuduka. Ariko reka yongere kurenga polisi urebe. Igikoma naco hari ukuntu hejuru gihora ubushuhe bwibitse hasi. Iyo kinywanye inzara ushobora guhita uzinuka igikoma ubuzima bwose, kigukorera ibintu bibi. Abantu iyo musanze mu rusengero bahimbaza, bakorera Imana, wagira ngo ni bene data. Yewe we, umunsi umwe ashobora kukwereka habera umuntu ko atigeze ahinduka umugwaneza. Mose avuye mu bwiza bw'Imana iminsi 40, ahita amena amategeko. Mana mbwa ati garuka, nguhaye igihano, amabuye yo kwandikaho urayikorera, hanyuma ngewe ndagutera inkunga yo kukwandikiraho. Ntihashize iminsi abantu babura amazi yo kunywa, barakarira Imana na Mose. Imana yamubwira ati genda ubwire igitare kirekura amazi, hanyuma abantu banywa amazi. Ageze avuga ati mwabantu mutumva, ngewe naro ndishobora kubakurira amazi muri iki gitare. Agikubita 3 kose. Ambwa ati ariko Mose, nta nubwo ugeze igihe udashobora kwerekana kwera kwanjye muri aba bantu, ntuhishe n'ingeso yawe byibuze. Ambwa tumva rero ngiye kukwica, hanyuma nkwihambire, hanyuma abandi bazakomeza. Mose ntabwo yinjiye mu gihugu cy'isezerano, yamugejejeho mu buryo bw'umwuka, ariko mu buryo bw'umubiri ntigeze agera mu gihugu cy'isezerano. Iramwica, iranamwihambira. Reka nkubwize ukuri, ingeso twanze guhindukaho zishobora kutubuza ubugingo tutarebye neza. Birashoboka ko umuntu ahinduka akaba umugwaneza, birashoboka. Dukwiye gusaba Imana mbese aho bikugorera nawe urahazi, ariko Imana igihindura umutima umuntu akaba uwo atarari we, abiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Imana ikunda abantu bayibwiza ukuri. Ujye ubibwira ngo Mana, iyo ngeze aha biranga, iyo ngeze hano mpita mba umunyakarama, mpita mba umuhindiro, mpita mba umwega nkaba umunyiginya, iyo ngeze hano bihita byanga. Ujye ubwiza Imana ukuri, Imana izagufasha. Imana ni papa, ni umubyeyi, iyo ubwije ukuri irabyumva. Bibwira ati iyo madamu yambwiye nabi sinihangana, cyangwa se iyo umugabo wanjye ansubije gutya niho nsindigwa. Ujye ubibwiza ukuri, yiteguye kugufasha. Hari imfashanyo y'Imana. Haleluya ku bantu babwiza Imana kuri. Indi mbuto ni imbuto yitwa kwirinda. Iyi mbuto yitwa kwirinda mu by'ukuri ni imbuto nziza. Abarokore bamenye kuyikoresha, ntabwo yakora mu mwuka gusa, no mu mubiri nabwo yakora. Kwirinda ntabwo nabona amagambo mbivugamo, ariko ntekereza ko ari discipline. Ni ukugira ikinyabupfura, ukagira discipline mu nzira ijya mu ijuru.
ukorohera umwuka wera, hanyuma ukirinda ibintu byose. Baca umugani mu Kirundi bakavuga ngo ubyinana na mukeba ntahumbya. Mukeba nta mikino aba afite. Hanyuma iyo utabaye maso ashobora kugukorera akantu kumye. Hanyuma iyo uzi kubyinana na mukeba rero ntabwo uhumbya. Mumenye ko tugwana n'isi na Satani n'umubiri. Dufite mukeba yitwa umubiri n'isi, kandi ibyo byose bihiga ubugingo buzaragwa agakiza. Niho Bibiliya ivuga ngo nk'akarungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bandi. Ubugingo ni nk'akarungu mu mahwa, bidusaba kwirinda ku kigero kiri hejuru. Kwirinda mu byo ureba. Ariko reka mbabaza, abantu bareba televiziyo bari hano bazamura ibiganza. Abantu bareba televiziyo bazamura ibiganza, nanyi wangira hari muzamure. Wow, murakoze. Mwarabonye ko indirimbo zica kuri televiziyo 80% zigisha ubusambanyi, ariko turazireba tukazirebana n'abana bacu. Ejo nari mu mujyi mbona abantu bacuruza amamoto, ku modoka yabo hariho umukobwa yambaye presque ubusa yicaye kuri moto, kandi abakobwa si abamotari. Ubwo baba bashaka kuvuga iki? Barazi ko intege nke z'abagabo aho ziri ni ku maso, bagahita bashaka umukobwa yambaye nabi bakamwicaza kuri moto kugira ngo moto igugwe. Iyo niyo publicity itangazamakuru nico rivuze. Bamenya hari intege nke. Iyo bavuga kwirinda, ukwiye no kwirinda mu byo ureba. Maze kubona abagabo 3 bagonzwe n'imodoka barapfa kubera kurangarira abantu bambaye nabi. Impamvu Satani yateguye abakobwa n'abadamu ku muhanda akabambika nabi nuko azi intege nke z'abagabo. Nitutiga kwirinda mu byo tureba, dushobora kuzagwa mu mitego iri hano hanze hose. Ibyo nibyo bikurura ubusambanyi. Utekereza ko iyo umuntu abirebye bijyayo, ikintu cyose cyanyuze imbere y'imboni z'amaso yawe gihita kijya hano kuri disque dire, uzarinda upfa kidasibamye. Noneho uhita ureba ibintu biri mu mutwe wawe uko bingana. Unutagira imirongo ya Bibiliya myinshi byibuze yasimbura ibyo ngibyo, bizajya bigaruka no mu nzozi. Iyo ujya mu birote uko byanyuze imbere y'amaso yawe. Imbuga za WhatsApp turiho ni ibiki biriho, amakuru ariho n'ayahe. Dukwiye kwiga kwirinda n'ibyo dusoma. Ukwiye kwiga kwirinda n'ibyo wambara. Nigeze kuva kuri radio Mushikiri muri City Plaza, manu sengeze hasi mbona abamotari bahakunda guparika abamotari, mbona bose barangaye. Hanyuma nanjye ndareba, nyine nararebye. Umva icyambabaje, sanga ni umuririmbyi w'iwanjye mu rusengero yambaye nabi. Nawe tekeza umuntu urangaza abamotari mu mujyi. Ziko bagira imyenda bazana mu rusengero niyo bajyana mu mujyi. Ndababara mpita nkura y'amaso vuba kugira ngo atambona byibuza akansuhuza bakamenya ko tuzinanye. Ndavuga Mana yanjye we, ariko urebye ku cyumweru ijipo yazanye mu rusengero nyene yari ikwiriye. Beneda, nujya no kwambara wibuke ko hari imyenda yo kwa Petero wayikoraho ugakira. Niba hari imyenda ikiza hariho n'iyica. None umukristo yambara imyenda yica gute? Ntabwo ari imyenda gusa. Nujya no kujya ugiye kwiyarurira, wibuke ko Yesu ashobora kugaruka hafi aho. Ashobora kugaruka ugiye kwiyarurira, hanyuma umukiranutsi ari ikintu kike kintangaza pe. Uzi ko iyo tugiye kuri buffet ahantu hari inyama n'urunyogwe bahashira umupolisi, bakavuga ati ntabwo ari abakiranutsi muhashira umupolisi. Inka bakayiragira mu gisambu, bakayiragira no kwisorori. Kubera iki? Abantu bagiye kwiyarurira si inyangamugayo, ntabwo bazi kwirinda. Nujya no kwiyarurira ujye ukiranuka, ubu umuntu azi kwirinda no kwihesha agaciro. Kwirinda intege nke z'abadamu ni amatwi. Ukwiye kwirinda n'ibyo wumva. Ijambo ryiza umugenzi w'Imana rero, ariko iyo wiga kumva mu gihe gikwiriye, ahari intege mu kubasengera buri munsi. Imana ngo amatwi yanjye ibyo yumva
niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ufite ugutwi yumva icyo umwuka abwira, ni ukuvuga ngo hirya y'amatwi ukwiye kugira ukundi gutwi, kuko hari ubwo Satani azana ibicantege akakwereka ko mu mufuka nta kigenda, n'inkweto zahengamye, no kuri konti nta gihari, mbese ugahita uvangirwa, ugahita wumva amajwi ya Satani igiye Imana ivuga ngo humura ntube ukiryumvise. Mutekereze nk'umusore ari hano agize umugisha wo guhura n'umukire umwe, ba bandi bo mu mujyi ntiriwe mvuga amazina, akakubwira ati ntutinye ndi kumwe nawe, ibindi byose by'ubukwe uzabimbaza, yagendera mu 108 yumva yavuganye n'umukire. Ariko Imana ikubwiye ngo ntutinye nzagutabara, avuga ngo mbega ni uko ihora ivuga, ibyayo nta wamenya neza. Ijambo rivuga ngo ntutinye ryanditse muri Bibiliya inshuro 356. Siyo minsi igize umwaka? Minsi 365. Murakoze. Ijambo rivuga ngo ntutinye ringana n'iminsi igize umwaka. Ariko ni kangahe tubyuka twahangayitse? Ukwiye kumenya kwirinda. Ejo nababwiye ngo iyo ugiye gusura umuhungu muri ghetto, uzi ko yibana, uzi ko hakurikira hiki, ubusuzavuga ngo Imana ntiyakurinze. Iyo utinyuka kuba inshuti n'umugabo utari uwawe, kuko gusa ngo avuga neza. Abagabo nabo hari igihe tunyene tujya gushaka umuceri, ntiwibuke no kurinda ahari intege. Kwirinda ni ikintu cyangombwa. Nasomye Bibiliya iravuga ngo Imana ifata umugabo imushira mu ngobyi ya Edeni mu inshingano ebyiri, kuyihingira no kuyirinda. Muzasome neza. Adamu ntiyagize esheke mu guhinga, yagize esheke mu kurinda. Hari igihe tujya kuzana umuceri, basigaye bareba filime z'abarasana mu rugo n'abaterana ibyuma n'abicana, ukagira ngo umuceri urahagije, utazi uburozi buri mu mitwe y'abana. Hanyuma abagabo iyo arimo gufiyansa, yakiri umusore arimo gufiyansa, ashobora kwandika message nk'icumi ku munsi, agahamagara inshuro 20. Ariko yamugejeje mu rugo no guhamagara rimwe ntabyibuka. Iyo utibutse kurinda ahari intege nke, bashobora kuzazana intege nke. Iyo utarinze ahari intege nke, hashobora kubyara izindi intege nke kandi zizaba mbi kurutaho. Ese urinda Bibiliya avuga ngo uwirinda mu byo avuga uwo muntu aba hiriwe. Si ushobora kurinda ururimi rwawe, ushobora kurinda amaso yawe, ushobora kurinda intekerezo zawe, ubaho ubuzima bwirinda. Ari itorero rimwe nigeze kubamo kera ahantu, abashumba baho 85% bose bari bagwaye diabete. Noneho nkibaza aba bantu ni icyorezo habaye, kumbe babona isukari batarigeze bayibona. Noneho yayibona agahita yinywera rimwe, kandi uko ayinywera rimwe niko bazayimukuriraho rimwe. Abasaza bakadushiraho, mu by'ukuri atari umugambi w'Imana kugira ngo bapfe, bari bakwiye kubaho ngo barere urubyiruko, ariko kuko bananiwe kwirinda bakicwa n'ibinyuze mu kanwa. Uzi umuntu w'umugabo yishwe n'ibiryo. Ntekereza ko dukwiye kwiga kwirinda, ukirinda ku isukari unywa, ukirinda mbese ukirinda mu buzima busanzwe. Kubirira rimwe ni byiza, ariko bazabigukuriraho rimwe. Ntekereza ko ubiriye buhoro wazabigira igihe kirekire, ariko nubirira rimwe bizazana izindi ngaruka. Iyo bitunaniye kwirinda, urubanza rugaruka ku Mana. Mana kubera iki? Imana nta kibazo ifite, ibintu byose yarabiduhaye, ahubwo dukwiye kwiga uburyo tubibamo. Nashaka ngo dusenge. Murashaka nkunda? Nashaka ngo dusenge. Imana idushoboze kwirinda. Tugiye gusenga, nagamba mbabwira ko dufite ubundi mu gihugu ahantu hari ibintu by'agaciro, baharinda kuruta ahandi hantu hose. Kandi umuntu nawo mu gihugu bamurinda bitewe n'urwego rw'amabanga bitse. Ariko abarokore bajya basenga nk'isengesho nkumva ngiye guseka. Mwami Yesu, iri joro uturinde, uturindisha ingabo zo mu ijuru zose. Yewe we, ariko ubundi bakurinda ufite iki? Usibye ingabo zo mu ijuru na daso ntibayiguha. Ubaza nk'irondo rihagije mu by'ukuri. Naye ubundi ku kagari nyene irondo rishobora kuharinda. Iyo bigeze ku murenge haba hari inkeragutabara.
iyo birenze ku karere uburinzi bugenda buhinduka, n'ibyo bambaye bihinduka, n'uko bareba bihinduka, bitewe n'aho barinda. nkawe ubu bakurinda mwiki ko ngo ingabo zo mu ijuru zose zo mu ijuru zose ufite ayahe mabanga y'Imana barinda? uko uzagenda uba inshuti y'Imana, usabana n'Imana, niko uburinzi buzagenda buhinduka. niko uzagenda Imana ikwizera, iguha ingabo zikurinda. hari abantu Imana irinda nk'imboni y'ijisho, hari abantu Imana yaciye mu biganza nk'imanzi, hari abantu ibyabo bikwikiranira hafi, iyo bitsamira avuga ngo urakire. mutekereza u Rwanda iyo gohereje nk'umuntu muri Amerika kwiga, akaba uwo muntu ashobora kugirira umumaro miliyoni 12, yagwaye umutwe bashobora guhita bamuha indege ye wenyine akajya nko mu Bubiligi kwivuza, bitewe n'umumaro afitiye igihugu. ariko mayibobo 10 Nyabugogo dushobora kugira ikibazo. Nyabugogo ntihagire n'ubimenya ko Nyabugogo hari ikibazo cya mayibobo. hari abantu basabanye n'Imana, babana n'Imana ku kigero kiri hejuru, baba inshuti z'Imana, Imana ikabarinda ku kigero gitangaje. Aburahamu yigeze kuba umujyanama wihariye mu bwami bw'Imana. Imana iravuga ngo natinyukane kugira ikintu nkora i Sodomu, ntabanje kubwira inshuti yanjye yitwa Aburahamu, yazangaye. hanyuma Aburahamu ahita yibwira ati noneho rero ndashaka kugabanisha ibiciro, nusangayo 50, nusanga kugeza ubwo agera ku 10. mu ntege nka Aburahamu yagize, yavuga ati nutabonayo n'umwe kubw'imbabazi zawe nyinshi uraharimbura. yakuvuga ati ntabwo mparimbura. basahagararira ku 10, nibyo byatumye Sodomu harimbuka. Mose yigeze kuba umujyanama yihariye mu bwami bw'Imana. Imana ibwira Mose ngo abantu bandakaje, ngiye kubica, hanyuma we nzaguhindura ishanga, reba hirya mbica. ahita abwira Imana ngo mfite igitekerezo, nubica abanyegiputa bazaguseka, bazavuga ngo ibiryo byaragushiranye, ubuze icu bagaburira urabica, none ushaka wabi. Imana avuga ngo nibyo mpise mbireka. Yosuwa yigeze ahagarika umuzenguruko w'isi, abwira Imana turabizi ko turi inshuti, izuba nirihagarare kuri Gibeyoni mbanze nihora abanzi banyu. Imana itihagarika umuzenguruko w'isi. hari abantu Imana izakorera irenga yobora kubera ubushuti bafitanye nayo. wibuka kurinda agakiza wakiriye. Herode aragahiga, twikukanira, duhaguruke dusenge. reka nsabe pasiteri umuyobozi aza dufashe gusenga, atubwirire Imana ngo Mana, aho twananiwe kwirinda utubabarire, n'intege nke twaguyemo utubabarire. Imana idushoboze kuba abantu bashobora kurinda ikibisanyo cyiza twahawe. Imana ibaho umugisha. zisaha Mwami Imana yacu, duciye bugufi rwose, kandi Uwiteka Imana uduhe guhinduka no guhindura imyitwarire, imitekerereze, imivugire, aho turi, aho turara, aho dukorera. Mwami, buri muntu wese mu byo akora byose, Mana, iyi minsi yo gutuma abantu bose babona yuko koko hari impinduka, koko hari icyo ushobora kurema, koko hari icyo ushobora gusenya, hanyuma izina ryawe rigahabwa icyubahiro, Satani agakorwa n'isoni. ciye bugufi rero, umve gusenga kwacu. Turagushimye, nta kundi twabivuga, ariko turagushimye koko. Turagushimye kuko iri jambo Mwami ujya uritegura kandi ukaritegurira igihe. Turagusabye kugira ngo ritubere impamba muri uyu mwaka, ritubere impamba mu bugingo bwacu, ritubere impamba mu buzima bwacu. Mwami Uwiteka Imana, haboneka impinduka ndetse mu itorero no mu gihugu. Izina ryawe rihimbazwe. Turagushimye Mana, ukomeye amashyi ko tubishoboye. Turi Imana tuzi Yesu. Amen.